Muraho neza, uyu munsi ngiye kwereka uburyo wakora isambusa z'ibirayi benshi dukunze kwita iz'ibiraha, zoroshye kuzikora kandi ziryoshye cyane. Niba uri mushyashya ndagusabye ukore kuri subscribe, unambwire muri comment icyo wifuza ko twazateka ubutaha. Dore ngibi rero ibikoresho nakoresheje ibirayi ikiro kimwe, nkoresha imboga za karoti, tungurusumu, ibitunguru by'ibibabi n'ibitunguru bisanzwe by'umutuku. Natangiye rero nyungurura ifarine yanjye, ndayiyungurura neza kugira ngo nkuremo utwanda utwo ari two twose twaba twihishe. Iyi farini nakoresheje ni inusu. Bya birayi rero nabitogosheje nshyiramo umunyu mukeya, nshyiramo na bya bitunguru byanjye na za karoti na kagatungurusumu, ubundi ndapfundikira njya gukora impapuro zanjye. Impapuro rero uzikoresha amazi akonje, ukagenda wongeramo duke duke uko ugenda ubona igipondo kigenda kikomeramo, ukomeza wongeramo ubundi kugeza igihe ubonye igipondo gikomeye nyine. Hano igipondo cyari kimaze gukomera neza uko nyifuza, kimaze kunoga kabisa, mpita nyishyira mu isorori, ndapfundikira kugira ngo kimere neza kiruhuke, ubundi nangire nkore impapuro zanjye. Nahise nangira rero gukatakatamo uduce kugira ngo nze kuza kubona uko nsukuma nyine impapuro zanjye. Nadukatakase gutya ndadukata, maze kudukata havuyemo udupande 10 mu inusu y'ifarini. Urumva ukuntu ari byinshi, ni byinshi. Umuntu ushaka gukora aka business wahita uzijyana ku muhanda bakaguha yawe ashyushye. Aha rero nari nangiye kuzisukuma. Iyo uri kuzisukuma ntabwo uzisukuma ngo uzimaremo cyane cyangwa uzigire soft cyane nka capati, wapi. Zo urazisukuma ubundi ugasigamo nyine umubyimba, zigasigara zibyibushye ku buryo uza kuza kubasha nyine kuzikoramo impapuro neza zitameze nk'uducapati. Uducapati two murabizi ko umuntu atworoshya. Nakomeje rero ndazisukuma zose ndazirangiza. Iyo umaze rero kuzisukuma, ikiba gikurikiye ni ukuzisiga amavuta, kandi ukazisiga amavuta nyine ahagije ku buryo zitaza kuza gufatana. Nazisize amavuta, ndazisiga neza, making sure ko uzisize ku mpande zose, n'ahantu hamwe hasigaye ugasigaho amavuta ahagije. Ubundi ukazinyanyagizaho n'agafarini gakeya kugira ngo zize kurekurana byoroshye, ugahita ugerekaho indi hejuru. Wamara kuyigerekaho nayo ugasigaho amavuta nanone menshi nyine ahagije ku buryo nyine biza kurekurana, ubundi ukongera ukamindiraho agafarini. Gutya rero ugenda ugerekaho izindi, ugenda ubona ko zigenda zitangana, ahubwo wowe ukagenda nyine ubikora n'intoki zawe, ukagenda uzisunika ku buryo ziza kugera nyine aho zikaba nini kandi zikangana. Impapuro zanjye rero hano nari maze kuzitunganya, hasigaye kuzicoma, kuzitwika, kuzibabura. Nicyo cyari gisigaye. Mpita mvuga reka mbanze nkore kore yo kuza kuzifatisha nyine nimba ndi gukora isambusa. Kore rero nazikoresheje ifarini gusa, nshyiramo n'amazi akonje. Mu gihe rero ugiye kubabura impapuro zawe, ushobora gukoresha icyo ushaka. Ushobora gukoresha umufuniko w'isafuriya cyangwa ugakoresha isafuriya. Njyewe rero nakoresheje umufuniko w'isafuriya mu kuzibabura.
umuriro rero wakomeje urazibabura nanjye nkajya nzihindura. Aha rero impapuro zanjye zari zibaye tayari rero kugira ngo impapuro zawe zose zize kungana, isambusa zawe zize kungana, ufata isahane ukubika kuri za mpapuro ukuye kuri wa mufuniko wari uri kumbabura, ubundi ugafata icyuma ukazikata neza. Urabona ko ubu ngubu impapuro zanjye nyine zingana, zose zirangana, ubu n'isambusa ziza kuvamo ziraba zingana. Nahise mfata icyuma rero nkatamo. Hano rero ushaka isambusa nini cyane ushobora gushyiraho isahane nini. Isahane niyo ikugenera isambusa ziri buze kuvamo. Nimba ushaka isambusa nini ushiraho isahane nini, waba ushaka intoya ugashyiraho agasahane nyine gatoya karinganiye bitewe n'isambusa wumva wifuza. Rero ngizi nari maze kuzikata neza, ngiye kuzishyiramo ibirayi byanjye ngibi nabyo byari byahiye, ndabanza ndabivanga ndabicucuma neza kugira ngo bihwane nyine bihure, ubundi mpite ntangira kuzishyiramo isambusa zanjye. Rero ahangaha rero nari nangiye kuzishyiramo. Dore ukuntu rero umuntu azinga isambusa, urayifata mu ntoki ukayizinga gutya nyine, gutya uri kubona ndi kubikora, ukayizinga ugahera hasi ukakazinga neza gutya, warangiza ugashyiramo ibirayi, ariko ntushyiremo byinshi, cyangwa inyama nyine ushyiramo bitewe n'icyo ushaka gushyiramo, ushyiramo ariko ntushyiremo byinshi kugira ngo zitaza guturika. Ubundi ukahita ufunga hariya kugira ngo bitaza guturika, ugafunga, warangiza ukahita ufata akagakore ugashyira ku ruhanga handi gushyira, ubundi ukaba urayifunze, isambusa yawe ikaba irarangiye ifunze neza. Ugakomeza ukabikora kuriya nyine. Urakomeza rero ukazifunga gutya, ukamenya neza ko uzifunze neza. Urabona ko bitagoye kugafata ukakazinga kuriya, ntabwo bigoye. Urakazinga kuriya uri kubona ndi kubikora, warangiza ukagafunga na kore neza ku buryo amavuta yawe ataza kwinjira mu isambusa, ugasanga uri isambusa irimo amavuta menshi kandi wenda uri buziheho n'abana. Mwabonye ko ibi birayi birimo intungamubiri zose, harimo imboga, harimo ibitunguru bihagije, rero no kuba wayiha umwana nta kintu bitwaye. Ngiyi rero ndi kuyifunga neza, urabona ndi kugafunga neza kugira ngo kataza kubuza gushwanyukira mu mavuta. Hano rero finally nari maze kuzifunga neza, hasigaye kuzikaranga. Nahise ko nshyiraho amavuta. Rero amavuta wirinda kuyateka ngashye cyane, ushyira nyine uteka ku muriro muke. Hano nashyiragamo ikimamiyo rero ngo ndebe ko yahiye, mpita nangira kuzishyiramo, ndazishyiramo nitonze. Maze kuzishyiramo rero ntegereza ko zifata irangi. Bya biraha byacu rero hano byari bisa nk'ibihiye, urabona ko byagize akabara keza, umva byari biryoshye. Bino biraha byari biryoshye bya hatari. Niba uri umukunzi w'ibiraha rwose umva
umbabarira aka kantu uzagakora uzanshimira nyuma. Ngibyo rero ukuntu bya Turning Out byari biryoshye cyane cyane cyane. Nimba uri mushya hano rero ndakwinginze unkorere subscribe, umbwire no muri comment ikintu wifuza ko twazatekaho ubutaha. Ndabashimiye rero kuba mwankurikiye, ndabakunda cyane, murakoze, mugire ibihe byiza.